ubwo u Rwanda ruhaye ikaze ubutinganyi, rutege ibitugu, kuko inkoni z'Imana ziratebutse vuba. Imana itugenza cyane. I Sodom and Gomorrah hararimbutse, none u Rwanda rwacu narwo uwo muvumo watumye Sodom and Gomorrah harimbuka nguyu wazamuwe mu kirere cy'u Rwanda. Imana idutabare kandi tugeneza cyane. Badepite, basenateri, iki kintu ni igiki? Abana abuzukuru mufite bazabaho bate? Mbese ibirori ejo muzabitaha mwishimye muvuge bavugira inka munezerwe? Umwana wa musore warihiriye amashuri menshi nakuzanira umukobwa mugenzi we ngo niwe ashaka abo babana, nakuzanira umusore mugenzi we ngo niwe yifuza ko mumushyigikira, ese muzavuga iyihe misango? Ayo mabendera yashinzwe ndetse rwagati mu murwa mukuru w'igihugu, bivuze ngo mu mutima w'igihugu. Igihugu cyacu rero cyafashwe, igihugu cyacu cyafashwe n'umwuka w'ubutinganyi. Ni ikibazo gikomeye kuvuga ngo rero ubwo ibendera ryashinzwe ejo ababaga mu matorero bacecetse bazasabwa ngo nimudusezeranye, nimwanga bavuge ko murimo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abo ngabo bakaza mu itorero mukabutakemera kubasezeranya, ubukwe ntabwo bwemewe gukoreshwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimukanguke, nimuhumuke amaso. Abemeye Kristo umwami n'umukiza nimushyiremo imbaraga, mureke dusenge duhamye Kristo. Ariko wowe utarakira Kristo umwami n'umukiza, igihe cyawe ni iki ngiki. Yacu ibaza ibihugu 130 byahuje umutima wo gukora ikibi, wo kwimika ubutinganyi. Isi yacu isigaye hehe? Ntaho. Yesu araje ngo abagabo b'umudugudu barabahakana, banga kubemera. Bamaze kwanga kubemera ngo baramubwira ngo duhe abo bagabo nibo dushaka. Mwumve namwe uburyo kuvuga ngo nta mugabo waryamana n'umugabo ngo babyare, nta mugore waryamana n'undi mugore ngo babyare, ntibibaho. Hari ibyo twagezeho, yego nibyo, kuko twe dukomeje kwirinda no kubaha Imana. Ariko ubwo twemereye iki kintu kikaza mu Rwanda tukacyakiriza amaboko yombi, ku mpamvu z'inkunga, ku mpamvu z'ibindi bintu duhabwa, bene data ndababwiye ngo mutege ibitugu, kuko ishyano ryinjiye ku mugaragaro. Impanda ya nyuma TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza uzana abantu kuri Kristo kandi biteguza kugaruka. Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu nahimbazwe, ashyirwe hejuru kandi ahabwe icyubahiro. Ndashimira Imana yuko tubashe kubona umwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, kandi kubw'ino message nshaka kubagezaho. Bene data, ijambo ryarambwiye ngo niwicecekera mu gihe nk'iki ngiki, ngo ntakizabuza abayuda gutabarwa, ngo bakoroherwa, ngo biturutse ku bandi, ngo ariko wowe n'inzu ya so ngo muzarimbuka. Iryo jambo ni ijambo Moridekayi yatumye kuri Esiteri mu gihe ngo ibintu byari bikomeye, ariko amugira inama yo kumubwira ngo vuga, we guceceka, ahubwo iharamagara kugira ngo uvugire bene wanyu mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ariko naho utabikora, Imana izashaka indi nzira kugira ngo itabare Abisiraheli, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Ryari ijambo rikomeye. Rero kuvuga ngo nanjye muri kino gihe nanze guceceka, kuko ibigomba gutuma tuvuga birahari. Umutwe w'inkuru uravuga ngo ubwo u Rwanda ruhaye ikaze ubutinganyi, rutege ibitugu, kuko inkoni z'Imana ziratebutse vuba. Imana itugenza cyane. Kugira ngo mbyinjiremo, reka mbanze nifashishe ijambo ry'Imana dusoma
mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 turava ku murongo wa mbere tugeze ku wa 14. Haravuga ngo titiravuga ngo abamarayika bagera i Sodomu, abaho babagira nabi. Babamarayika bombi bagera i Sodomu n'i Gomora. Loti yari yicaye mu irembo ry'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bajya iwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe, bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru, bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka, arukingira inyuma ye, arababwira ati, bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati, have tubise. Bati, uru rugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza, turakugirira nabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi. Basunika Loti cyane, begera urugi kurumena, maze ba bagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi, batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka, akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka, avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati, nimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Imana itugirire neza cyane. Kadusenga Imana tuganirire ijambo, mbagezeho message mfite, asigaye mwumva icyo Uwiteka avuga. Imana itugirire neza cyane. Mwami, ndagushimiye Uwiteka ko umpaye kuvugira ijambo, uhabwa icyubahiro. Nyemera cyane imbaraga zawe zinshyigikire, amaraso Yesu Kristo yeza ubugingo bwanjye cyane. Umwuka wera w'Imana agota ubugingo bwanjye, agota ikirere ngiye gukoreramo, n'ahantu ndimo gukora n'ibikoresho ndimo gukoresha, kugira ngo imigambi y'abazimu n'abadayimoni itsindwe ku bugingo bwanjye, kandi ijambo ryawe risohoke rigire ubutware n'imbaraga, kugira ngo abantu bakire ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Uwiteka, amen. Titire iravuga ngo, ubwo u Rwanda ruhaye ikaze ubutinganyi. Batege ibitugu, kuko inkoni z'Uwiteka ziratebutse vuba. Iri jambo ndisomye, ndihawe, nongeye guhabwa kuritsindagira cyane ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatanu, kuri uyu wa gatatu ushize, nibwo isi yose yizihije umunsi mukuru, cyangwa se umunsi yashyizeho umunsi wo kwizihiza uburenganzira bwa muntu
n'amahitamo ye, aho bashyigikiye yuko abantu babana bahuje ibitsina, abagabo n'abagore, abihinduje ibitsina, ndetse ababana n'intuze kongo bahuje ibitsina, ndetse n'ababana n'abatandukanije nabo ibitsina, ndetse n'abakibyibazaho, mbese kuvuga ngo bahawe ikaze muri sosiyete. Kuvuga ngo ibihugu 130 byose kuvuga ngo uwo munsi mukuru barawizihije. Nawe mwumva ishyano dufite. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, ibi nubibona biba, we kugira ngo ni iterambere, ni ibintu bisanzwe, we kwifata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo ni ishyano ryagwiriye isi, turagowe. Ijambo dusomye riri mu Itangiriro igice cya 19 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14, hatubwiye iki? Kuvuga ngo ni mu gihe Loti yari atuye ahantu hitwa Sodomu, n'umujyi wundi byari byegeranye witwa Gomora. Icyo gihe kuvuga ngo abagabo baho bari bazamutse ku rundi rwego, batabashaga kuba bagifite irari ry'umugore, ahubwo kuvuga ngo bo bifuzaga kuba umugabo yaryamana n'umugabo, umugore akaryamana n'umugore. Ni ibintu byari biteye ubwoba. Noneho kuvuga ngo gutaka kubwo busambanyi abantu baregaga i Sodomu n'i Gomora, ngo byarazamutse, ngo birazamuka, ngo biragenda bigera imbere y'Imana. Ngo bihageze, ngo Imana iravuga ngo iki birego koko ni ukuri, koko ni ukuri. U Rwanda ruri mu bihugu bicecetse, bitigeze byerwa bibishire mu mategeko, mbese yuko barengera baryamana bahuje ibitsina. Ariko ntabwo rwigeze runashyiraho itegeko ribikumira. Noneho kuri uno munsi mu buryo bwemewe, kuvuga ngo ibendera ubundi ryemewe kuzamurwa ku mpamvu z'uko ari ibintu biri ofisiye cyangwa se byemewe. Bayobozi muyoboye igihugu cy'u Rwanda, ni ukuri ubwo mwemereye ibi bihugu, izi ambasade kuzamura aya mabendera ku butaka bw'igihugu cyacu, kuko izi ambasade ntabwo zubatse mu kirere, nitwe twabahaye uburenganzira bwo kuhubaka, ndetse aya mazu bakaba bayakoreramo. None ubwo rero mwemeye gutanga uburenganzira bwo kugira ngo aya mabendera azamurwe, mutege ibitugu, abanyarwanda dutege ibitugu, kuko inkoni z'Imana ziratebutse vuba. Hari ibyo twagezeho, yego nibyo, kuko twe dukomeje kwirinda no kubaha Imana. Ariko ubwo twemereye iki kintu kikaza mu Rwanda tukacyakiriza amaboko yombi, ku mpamvu z'inkunga, ku mpamvu z'ibindi bintu duhabwa, bene data ndababwiye ngo mutege ibitugu, kuko ishyano ryinjiye ku mugaragaro. Ejo rero ku itariki 23, nk'uko mubona kuri ano mafoto, ahangaha mubona ni kuri ambasade y'Ububiligi, bashinze amabendera ahari, ariko kuvuga ngo n'imbere indani urabona iyi foto abantu bifotorejeho, bari fiyeri yo kwemerera ubutinganyi kuza mu Rwanda, kandi aba mubona ni Abanyarwanda. Ni ibintu bikomeye cyane kuri izi ambasade, ni ibintu bikomeye. Icyo gihe dukomeje, ndaje ndabereka n'iyindi, wowe wabimenye ariko ibintu ukabibona nk'ibintu bisanzwe, umfasha dutekereze nawe wumve. Ngo Imana yohereza ngo delegasiyo y'abantu 3 igizwe n'abamarayika 3. Mbese kuvuga ngo ijuru ryari ryimanukiye ryo ubwaryo, ryamanutse ryaje kureba ese koko ibi bintu nibyo. Abamarayika ngo bamanuka ari 3, umwe ahagarariye Imana Data, undi Umwami Yesu, undi Mwuka Wera. Ngo bahageze i Sodomu n'i Gomora, ngo bahagarara ku irembo, ariko ngo ntibahagaze mu irembo ry'undi muntu, ngo bahagaze mu irembo rya Loti.
Imana idufashe, Imana itugeneza. Igitumye iyi video yumvishije nuko waba uri umunyabugingo, ari Imana ishatse kugira ngo igukize. Ngo bahagaze, ngo Loti ababonye, ngo mu mutima we yibwira yuko adakwiriye kureka abashyitsi baguma mu marembo, ahubwo akwiriye kubakira akabazana iwe. Arabinginga ngo mbese ko muhagaze mu marembo mwakemera mukazi wacu. Baramubwira ngo hoya, ngo turarara mu nzira, turarara mu muharuro, turarara mu muhanda. Ariko ngakomeza kubahata, ariko nabo bari baje aho babona ko byanze bikunze, babona aho gucumbika, babona uri bubakire. Imana itugeneza cyane. Noneho ngo amaze kubakira, ngo abinjiza mu rugo, arabatekera, arabagaburira, yabakarabije. Bamaze kurya ngo batararyama, inkuru ikwira karitsiye yose. Ngewe nari nzi neza yuko abagabo ari twebwe mbese dukunda, mbese tugashidukira abadamu, imitima yacu ntijye hamwe. Ariko naje kumenya ko n'abadamu nabo barakunda urukundo rwa rundi rutuma rwaka rukaba rwinshi, ku buryo nyine umudamu ava mu bijimbo kubera umugabo. Ibyo ni ibintu biri automatique byikora. Ariko none byari bigeze ku rwego bo abagabo batari bagishiturwa n'abadamu ngo babone bave mu byimbo, no, ahubwo abagabo babonaga abandi bagabo batazi iyo bava niyo bajya, bakava mu byimbo bakabomoka inyuma bakabakurikira. Icyabaye rero ngo abagabo b'umudugudu ari abato n'abakuru ngo barahaguruka ngo bajya kushaka abagabo binjiye mu nzu ya Loti. Bahageze ngo babaza Loti ngo abagabo baje aha, binjiye aha, bagiye he? Kuko abaturanyi bari batanze raporo ngo abashyitsi baje mu mudugudu. Imana ishyigikira Loti, ahagarara ku bashyitsi, aravuga ngo munyemerere, aba ni abashyitsi banjye, sinzi iyo bava niyo bajya, nawe yaratarabamenya ngo ni bande. Ariko ngo baramuhata bamubwira ngo baduhe. Warabwira ngo ndemera gutanga ingurane, ndemera gutanga ingurane. Imeze ite? Yemeye gutanga abakobwa be bari bakiri amasugi babiri. Ngo amaze kwemera kubatanga, ngo abagabo b'umudugudu barabahakana, banga kubemera. Bamaze kwanga kubemera, ngo baramubwira ngo duhe abo bagabo nibo dushaka. Mwumve namwe uburyo kuvuga ngo nta mugabo waryamana n'umugabo ngo babyare, nta mugore waryamana n'undi mugore ngo babyare, ntibibaho. Noneho ngo baramubwira ngo turashaka abo bagabo. Bamaze gusaba abagabo bari mu nzu bari kumva. Loti ngakomeza gutsimbara ngo yasohotse ari ku rugi, yarukengeye inyuma ye. Ngo bageze aho ngo basunika urugi bashaka kwinjira, Loti akomeza kurwana nabo. Abamarayika bari mu nzu ngo niko bafataga indi raporo yuzuye bari kuri tere. Noneho icyabaye ngo nuko abamarayika bafashe Loti, bamaze kumufata ngo baramwinjiza, bamaze kumwinjiza barakinga. Bamaze gukinga bafata icyemezo, babwira Loti, baramubwira ngo rero niba ufite abakwe muri uno mudugudu babwire, niba hari abandi bavandimwe ufite bazane, kuko tugomba kuwurimbura. Niyo raporo, niwo mwanzuro ufashwe. Loti ngarasohoka aragenda avugana n'abakwe we, aravuga ati nimuze muhunge, nimuze muhunge. Ntekereza ko n'abakobwa be bari barashatse bitigeze bumva, kuko yabwiye abakwe be, arabwira ngo nimuze mucike muve aha hantu, nimuze mucike kuko Uwiteka agiye kurimbura aha hantu. Ntabwo baje abakwe be ngo babifashe nk'ibikino. Ariko ukomeje gusoma iki gice, Sodomu na Gomora yararimbutse, irashira neza burundu ivaho. Kuko ikigaragara abakobwa be bari barashatse, aba babiri bari basigaye bo bari batarashaka.
abakobwa be bari bashatse n'abakwe be ntabwo bigeze bumva ibyo bintu, barimbukiye mu mudugudu, dore ko n'umugore we amakuru iyo usoma komantere biburike zivuga ko nawe ngo yishimiraga ubuzima bwabaga i Sodom and Gomorrah, kuvuga ngo ubusambanyi bwahaberaga n'ibikorwa byahaberaga nawe yarabyishimiye yabibagamo, nubwo yari umugore w'umukiranutsi Imana ashaka gukiza. Barangije ngo Uwiteka agambira kubakiza ngo abavane aho hantu. Imana avuga ngo muhunge, nta kintu mugomba gutwara, muva aha hantu mugende. Rero ngo bagiye nta kintu batwaye na kimwe kandi bafite ubutunzi bwinshi. Byarangiye bite? Nuko umugore wa Loti ngo ageze mu nzira, kuko yarababaye arakaye ngo aremerewe n'ibyo bintu Imana igiye gukora, ngo ababajwe nabyo, ngo ahindukirana umujinya areba inyuma, arakebuka areba inyuma, yibutse imitungo, yibutse ibintu byose birimo kurimbukira i Sodom and Gomorrah, ngo ahindukira, ngo yahise ahinduka inkingi y'umunyu. Imana itugirire neza. Mwene data, iyi si yacu ibaza ibihugu 130 byahuje umutima wo gukora ikibi, wo kwimika ubutinganyi. Isi yacu isigaye hehe? Ntaho. Yesu araje. Noneho ahandi hantu hashinzwe ibendera mu Rwanda, iyi foto mureba ni ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Urabona ibendera ryabo ngiryo, uraribona, naho hashinzwe ibendera. Mu by'ukuri ubuzima bwacu ntabwo buri ahantu heza. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimukanguke, nimuhumuke amaso. Abemeye Kristo umwami n'umukiza, nimushyiremo imbaraga, mureke dusenge, duhamye Kristo. Ariko wowe utarakira Kristo umwami n'umukiza, igihe cyawe ni iki ngiki. Ni iki? Kuko Kristo araje. Bene data, ahandi hantu hashinzwe ibendera ni kuri Marriott Hotel. Niyo hoteli iri muri hoteli zikomeye mu Rwanda, ni hoteli igezweho mu Rwanda. Dore ngiri bendera ryarashinzwe, kuvuga ngo mbese ahantu hakomeye mu Rwanda hihuje n'ubutinganyi. Dusigaye hehe? Ejo uzasanga mu matorero akomeye nabo babyemera bakahashinga. Swede niho haturutse umuriro cyangwa se ivugabutumwa ryakwiriye mu Rwanda, hakavuka Pentecote, ADPR. Ariko ubu ntabwo babasha gusezeranya abasore n'abakobwa, kuko niba mutemera gushyingira abahuje ibitsina, muri mu byago bikomeye. Ntabwo babemerera. Niba mutemera gushyingira abihinduje ibitsina, uwiyumvaga nk'umugabo ari umugore, akaba yarihinduje igitsina akaba ari umugabo, uwiyumvaga nk'umudamu kandi ari umugabo ufite ubwanwa, ufite imitsi yandaranze nk'iya kigabo, ariko ubu akajya muri laboratwari bakamuhindura umugore, abo ngabo bakaza mu itorero mukaba utakemera kubasezeranya, ubukwe ntabwo bwemewe gukoreshwa. Ni ikibazo gikomeye. Kuvuga ngo rero ubwo ibendera ryashinzwe, ejo ababaga mu matorero bacecetse bazasaba ngo nimudusezeranye. Nimwanga bavuga ko murimo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Imana itugire neza kandi dutabare. Uyu muryango mubona wanditse kuri screen LGBTQ, ko ngo iyi R nkuko bavuga Liberia ivuga lesbian, ni abagore
babana bahuje ibitsina. Ko ngo iyo L, ko ngo iri bendera rihagarariye aba bose. LGBTQ ni impine. L nkuko avuga Liberia cyangwa Libreville cyangwa Lilongwe ivuga lesbian, iyo L. Noneho kuvuga ngo uwo muryango abo barimo. Noneho iyi G ivuga guy, ko ngo ni abagabo babana bahuje ibitsina. Kuvuga ngo uyu muryango ko ngo iri bendera ryabo ryazamuwe, abadamu bahuje ibitsina, abagabo bahuje ibitsina nabo barimo, ko ngo ibendera ryabo ryashinzwe. Gatatu, B, bisexual nkuko bavuga bisweet cyangwa se bisoke. Uko ngo bisexual kuko ngo ko ngo bamwe n'abatinganyi, uruhande rumwe bagira ababo bahuje ibitsina, bahuje ibitsina nyine umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore, ariko bagahindukira ko ngo uwahuje igitsina n'umugabo mugenzi we akaba yahindukira agahura n'umugore. Hakabaho noneho abadamu babasha kuba bahura n'abagore ku bagore, noneho cyangwa bakaba abagore bagira abagabo bahura nabo, ko ngo ibi nabo ko ngo bahagarariwe ku butaka bw'u Rwanda, ko ngo mbese berekanye ko bahari bakwiriye kwemererwa bagakora ku mugaragaro. Kane, T nkuko wakandika translation cyangwa Tito cyangwa tomato, kuvuga ngo ira T kuvuga ngo ihagarariye transgender, abihinduje ibitsina. Kuvuga ngo hari abari abagabo ako muri bo biyumva nk'abadamu. Abo biyumvaga nk'abadamu bagiye mu laboratwari babatera imisemburo ya kigore, amabere araza, amabere amaze kuza barangije bagira uruhu rumeze nk'urw'abadamu, mbese bagira ngo babatera imisemburo ituma ibice mbese by'abadamu biza, barababaga, umva ni abadamu buzuye. Hamwe na hamwe ni abamisi bazwi. Imana idufashe kandi tugeneza cyane. Abandi bari abadamu ariko muri bo biyumvamo ari abagabo, baragenda biteza imisemburo, imisatsi nk'abadamu barayiyogoshesha, barangije bazana ubwanwa nk'ubw'abagabo. Rwose hari abarahoze ari abadamu ariko ubu ni abagabo. Imana itugeneza cyane. Kuko ngo ibendera ry'abo bantu nabo ryazamuwe. Kuko ngo uko twavutse ntibigifite agaciro. Mbese kuvuga ngo nubwo abantu bavutse gutyo ariko si bo bonyine, abantu baremwe n'abandi. Imana idutabare. Q ni questioning, ni abakirimo kubyibazaho. Questioning, Q nkuko wakandika keri cyangwa question cyangwa question cyangwa bank K. Iriya K ni questioning, ni abakirimo kubyibazaho batarafata icyemezo. Kuvuga ngo ibaze nzaba umugabo cyangwa nzaba umugore, icyo kintu. Kuvuga ngo ibendera ry'abo bantu, ry'iyo myuka yose, ry'izo mbaraga ryashinzwe ku butaka bw'u Rwanda. Ubundi byari bihari biri mbese biterurwa, ariko ryashinzwe. Niba ku mambasade akomeye ryashinzwe, niba kunuze kandi ko ngo ayo mabendera yashinzwe ndetse rwagati mu murwa mukuru w'igihugu, bivuze ngo mu mutima w'igihugu. Igihugu cyacu rero cyafashwe, igihugu cyacu cyafashwe n'umwuka w'ubutinganyi. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Rero bavandimwe,
ibi mu gihe hamwe bizajya biba bitaremerwa abantu batarabyumva, muzabona abigaragambya n'abavuza induru. Mbese abantu bumve ko bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka. Bayobozi, ni mwe mufite iki gihugu mu biganza. Uburenganzira mwatanze rero, kandi Imana iturema nta wigeze avuka. Nimba ndi umugabo ufite umugore, ngiyi impeta narasezeranye. Bayobozi mufite abadamu, ntabwo mwigeze muvuka niba uri umugabo ntabwo wabyawe n'umugabo mugenzi wawe, hari uwo wita mama. Niba uri umudamu ukaba uri muri gavumenti, hari mama wakubyaye, hari papa wakubyaye. Iki kintu cyahawe uburenganzira, ejo abana wabyaye bazabaho bate? Abuzukuru bawe bazabaho gute? Badepite, basenateri, iki kintu ni igiki? Abana, abuzukuru mufite bazabaho bate? Mbese ibirori ejo muzabitaha mwishimye, muvuge, bavugire inka, munezerwe. Umwana wa musore warihiriye amashuri menshi nakuzanira umukobwa mugenzi we ngo niwe ashaka abo babana, nakuzanira umusore mugenzi we ngo niwe yifuza ko mumushyigikira, ese muzavuga iyihe misango? Ni ikintu gikwiye gutekerezwaho cyane kugira ngo igihugu gihumanuke. Imana idufashe, Imana itugeneza cyane. Naho twaca mu bikomeye, ariko mureke mudusigire igihugu cyiza, igihugu cyiza. Imana idufashe, Imana itugeneza cyane. I Sodom and Gomorrah hararimbutse, none u Rwanda rwacu narwo uwo muvumo watumye Sodom and Gomorrah harimbuka, nguyu wazamuwe mu kirere cy'u Rwanda. Imana idutabare kandi tugeneza cyane. Mwene data, niba utarafata icyemezo ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, iki ni cyo gihe, kuko ejo hazaza sahawe. Kandi Imana niza gukubita iki gihugu, inkoni zazo ishobora kuza ari indwara, ishobora kuza ari icyorezo cyangwa ibindi bibazo. Ariko ndagira ngo nkubaze ngo, mbese uzahungira muri nde? Kristo niwe buhungiro bwizewe twahungiramo tugakira. Mbese nshuti yanjye, uriteguye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Ese nshuti, wowe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, witeguye kumuhamya muri bino bihe? Imana idufashe, Imana itugeneza cyane. Tugiye gusenga Imana, ngusengere wowe wiyemeje kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko wowe wamwakiriye, umwami Yesu aguha imbaraga. Dusaba imbaraga Imana idufashishe, kandi Imana iduha imbaraga zo gukomeza gusenga no kwambara ubutware. Imana itugeneza cyane. Uwiteka abishimire, abaho umugisha. Ni mwene so Ndayishima Alphonse, mwari kumwe na mwene so Ndayishima Alphonse. Icano ni Impanda Nyuma TV, nk'uko muyibona twiyemeje kuvuza impanda hakiri kare. Uwiteka abishimire, abagwe neza. Ndabashimiye, kadufatanye dusengana Imana. Uwiteka abakomeze, abagire neza. Mwami, ndagushimiye, ngushimiye yuko ugize neza, umpaye kuvugira ijambo. Kandi dore ijambo ryawe ryaranditswe, riravuga ngo, dore ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura. Muri Maraki 3 niko havuga ngo, abibone bose n'inkozi z'ibibi ngo uzabatwika bashire, ngo ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Mana yo mu ijuru, kandi ngo abakiranutsi bazarebatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo. Mwami, igihe cyo guhitamo ni iki ngiki. Nsenge mwene data wowe yemeje guhakira Kristo mwami n'umukiza, umuhe imbaraga kandi umwakire Mana. Umukure mu gitabo cy'urupfu, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi Mwami, umubare gukiranirwa kwe yageze,
maze mwami umpe gufata icyemezo ahindukiye afashe icyemezo nyacyo. Kandi mwami niko nsengeye mwene data dufatanije umurimo, wakire Kristo mwami n'umukiza, umuhe imbaraga zo kwera no gukiranuka, akomeze kuguhamya Uwiteka, kuko igihe cyo kuvuga ukuri ni iki ngiki. Urakoze kuko uri uwera, imbaraga n'imbabazi zawe zikomeze kubana natwe, tugirire neza, ntaba ari twebwe Nyagasani Imana, ahubwo izina rye rikomeye rihabwa icyubahiro. Ukoze kutubasha no kudushoboza, mu izina rya Yesu Kristo wakoze Uwiteka. Amina, amina, amen. Wowe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, urebe itorero ry'umwuka ryemera Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi rikemera gupfa no kuzuka kwa Yesu, kandi rikemera umwuka wera. Uryinjiremo, njye nsengera muri ADPR, Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka abashyigikire. Ariko aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, uri hanze y'igihugu, ushaka ahantu usengera, Uwiteka akugire neza. Kristo ari bugufi, mube maso, kandi kuko uzaza ntabwo azatinda. Imana ibaha umugisha, turabashimiye. Shalom, shalom.